Yo, what's up guys, and welcome back on the channel. And welcome back on another video. Unyemerere uyu munsi tuganire kuri Paws Airdrop cyangwa se ngugezeho update ngufitiye maginga yangaya kuri Paws Airdrop. Uri kubona ko hari gushira iminota 36 batubwiye ngo final check is live, complete it, stay in, visit Paws web now. Special roles for 10 plus voucher holders on Paws Discord. Ibi akakana ntabwo kari interested kuko na vouchers 10 cyangwa kuzamura dufite ngo tube twazi holdinga. Uri kubona ko twebwe icyo dushaka kureba ni kakano kahoze kari pending bise activity check. Nawe wajya uza kujya usoma update. Ubu ukwiye kuba following guys, ukwiye kujya ukurikirana amakuru kugira ngo ujye umenya icyo gukora. Hanyuma turaza kunyura kuri ya shortcut twakoze cyangwa se uze kujya kuri website ya Paws bita paws.community. Ushobora kujya muri Google ugatayipingamo paws.community niba ya shortcut n'iyi ngiyi twakoze nyine utayifite cyangwa yaravuye muri telefone yawe. Wajya muri paws.community hari igihe bagusaba kubanza kuverifyinga. Ushobora gukoresha Telegram, ushobora gukoresha tone address ya tone kipa wa connectinze hano kuri Paws Airdrop, ukamakinga sure ko wallet zawe ziri connecte. Hanyuma ikintu dushaka gukora mwibuke ni ukureba activity check. Turaza hano ku turongo dutatu tudukandeho tuze hano kuri claim. Turahita tuzamura. Uri kubona ko hano hari akantu kahoraga kari pending, uri kubona ko kahagaze. Reka tuze kuri kano ga flash kimbere ku ruhande tugakandeho. Hanyuma uri kubona ko bari kutubwira ngo I am not a robot. No gukanda muri kano kazu kano ga cadre kugira ngo ba verifying ko ndi umuntu nari irobo. Hanyuma baransaba guhitamo image zose ziriho stairs, hanyuma ni ifoto ziriho escalier n'ibintu byumvikana. Gusa wowe bashobora kuzakubaza ikibazo cyawe bakakubwira select image with buses, with hydrant cyangwa se n'ibindi. Ngewe nda selectinga buri image iriho stairs. First one, second, this is the third one, and I think there is no other one is okay. Bikona ko bihise bikunda cyane. I am not a robot ndetse activity check is live. Uri kubona ko eligibility criteria zose ndazujuje. Igisigaye no gutegereza ku cyumweru. Hazaba ari ku itariki zingaho, ubwo waza kureba kuri kalenda ku cyumweru byashoboka ko aribwo iyi Paws izaba listed. Ikindi nyine nkuko nabikubwiye, ukwiye kujya ukurikirana update, ugakurikirana amakuru kuko hari nk'ahantu naregeze kubona ba postinze ko bashobora kuzagira minimum token for airdrop. Hari token ugomba kuba ufite kugira ngo uzemererwe kubikuza. Bavuze ko n'ubundi batarabyemeza gusa, ariko ni za point 300 gusa, ariko ngo nago barabyemeza iyo post. Sinzi niba baje kuba bayisiba gusa, ariko uri kubona ko hano bari gupostinga ko izaba listed kuri Binance. Ibyo twagiye tubigarukaho cyane. Reka dutegereze wenda ko hari izindi update bazagenda baduha. Nizere ko buri kimwe wagisetinze neza cyane. Iyi project na Blam ngira ngo wenda hari n'izindi project nagiye ngugezaho zitwa za Midas, zitwa za Nodom. Ni project nyinshi twagiye dukora zo kuri Telegram, ndetse nzajya nkomeza ngurebereho update ndetse n'izindi project zo muri DPN, ndetse hari n'izindi project nyinshi ngufitiye nkwiye kukugezaho. Kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho neza cyane gatanu. Kandi ndagukunda cyane, tubonane mu kindi kiganiro. Bye bye.